The Zoom TV 24. The Zoom Connect. Nubwo tudashobora kugeraho muri hose ngo tuganire imbona nkubone, ariko mushobora gutwoherereza ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu twese tukabigiraho. Twandikira uciye kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp 0785474056. Wifate video ukoresheje telefone yawe yitambitse. Uwifuje kutuganiriza kuri uyu munsi ni Placide Murebwayire, umunyarwandakazi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tumuhaye ikaze. Yesu nashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Nejejwe no kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ngiye kubaramutsa ni Evangeliste Placide Murebwayire. Ndi muri uyu mugabane wa Amerika, ariko ndibuka njya kuhaza nabwiraga abantu ntabwo kujya muri Amerika ari kujya mu ijuru. Bivuga ngo iyi cyorezo cyateye gitera ku isi hose, cyangwa se nta hantu utasanga ibyago n'amakuba. Hariho abantu bishuka bati ngiyewe ngiye aha nabaho neza, ariko bene data ahantu dutegurirwa kuzabaho neza ni mu ijuru honyine. Ni byiza kuhagera uriga ubwenge bwinshi, ariko ubwenge buboneye nubuva mu ijambo ry'Imana. Rero Imana yacu iduhana umugisha. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana ryiza riri mu Baroma ni ibice 8 guhera ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 37. Mbere ya byose turabanza twiragiza Imana, kuko Imana niyo byose. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryongere ryubahwe, kandi amavi yose agupfukamire. Umwanya nk'uyu nsabye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zibane natwe, n'umuntu wese uri bwumva ijambo ry'Imana rimufashe, kandi nanjye ugiye kurivuga mpabwe amavuta ava ku Mana yacu. Ngaho rero nushimwe, kandi icyubahiro cyawe cyongere kibi cyawe n'iteka ryose, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Rero twongere tubibutse yuko ijambo ry'Imana ngiye gusoma riri mu Baroma ni ibice 8 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 37. Bene data, turi mu gihe gikomeye, kandi igihe cyatatswe ku isi yose, atari ukuvuga ngo ni igihugu kimwe gusa. Bivuga ngo iyo ari ikintu cyatatse isi, akenshi ni Imana iba yemeye ko icyo kintu kibaho, kuko abantu akenshi turarangara twigira mu byacu, ariko hari igihe umuntu Imana yongera guteza akantu kugira ngo abantu bongere barebe mu ijuru. Rero ntarasoma ijambo ry'Imana, ndashaka kubaha akantu kameze nk'imfashanyigisho gatoya. Rimwe ngo hari umudamu umwe, noneho umudamu ngo yari mwiza cyane. Noneho uwo mudamu ubwiza bwe ngo ntihagire umuntu umubwira ko ari mwiza. Noneho arabaje gukora mu rugo, n'umugabo we yewe, kandi wakumva ashaka ko bamubwira ko ari mwiza. Imana itugirire neza. Noneho umunsi umwe aravuga ati, ubona n'aba bakarani nkoresha, n'aba bafundi nkoresha, nabo ntibambwire ko ndi mwiza, ntibanambwire ko nambaye neza. Noneho umunsi umwe abafundi baje kubaka mu rugo rwe, yari mu rugo muri etage hejuru, abafundi bari hasi. Noneho agira gutya amanura imigati, amanura amapaki y'imigati, bafata birira, abandi babika, ariko ntibareba hiyo migati ivuye. Barakomeza bariyubakira, baravuga bati buriya ni mabuja wenda uduhaye imigati, ntibabyitaho. Haleluya. Noneho barataha. Bamaze gutaha, ejo baragaruka. Bagarutse nanone arambara, ajya kuri rwa rubaraza ngo arebe ko hari uwamubwira ko yambaye neza. Habura n'umwe wabimubwira. Noneho aravuga ati, aba bantu ejo nabahaye imigati, none reka nze nkwereke. Noneho yari yafashe ishashi yuzuye amabuye, afata ya mabuye atangira gutera ba bantu barimo kubaka babafundi. Ariko ndakubwiza ukuri, akimara gutera amabuye angaye, bose bahise bareba aho amabuye avuye. Baravuga ngo uziko wamuhari ahantu hari umugore mwiza, wa mugore mwiza ni udutera amabuye, wa mugore mwiza. Baratangira barasakuza, noneho baramubona, bamwitaho, ariko kandi nanone bagira gute bamenya aho ayo mabuye yaturutse. Rero ikintu navugaga kuri iyi mfashanyigisho nuko iyo turi mu minezero tutarahura n'imibabaro, akenshi ntabwo tujya twibuka Yesu, nta nubwo tujya twibuka ko ijuru ribaho, nta nubwo akenshi twibuka ibintu byanditse muri iki gitabo
igitabo kidahinduka, igitabo cyitwa Bibiliya ijambo ry'Imana, ibintu byose birahinduka, ibinyamakuru bigahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rihinduka. Rero birakwiye kugira ngo tujye twizera Yesu, cyangwa se dutekereze ku byo yavuze, cyangwa se twibaze ku byanditswe, atari uko twageze mu kaga. Ariko nanone niba tunakagesemo, basi nabwo tubyibuke, twe kubifata nkaho igikuba cyacitse, twe kubifata nkaho atatubona. Yesu ahora ari maso, ntasinzira. Ikindi cya kabiri, kugerwaho n'ikintu kibi ntago we bimukanga, kuko turi hano turi abashyitsi n'abimukira. Niko ijambo ry'Imana rivuga, hari igihe kizagera tuve mu isi dutahe. Ariko se utashye urinde? Waba warakijijwe? Utashye urinde? Waba warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Tubitekerezeho, Imana idufashe cyane. Rero ijambo ry'Imana riravugwa kugira ngo twongere twibuke ibyahanuwe, cyangwa se tuvuge ngo ninde waturengera, cyangwa se ibi bintu ninde wabihagarika. Ni Yesu wenyine ufite urufunguzo. Buriya hariho intwaro za kirimbuzi za ntuza za Kalachnikov, hariho ibitwaro bya kirimbuzi byinshi, murabizi kubindusha. Haleluya. Ariko hariho aho imbunda zitarasa. Imbunda ntabwo zirasa ikintu kizanywe n'Imana, wapi, kiraswa n'isengesho. Nibwo umuntu aca bugufi akihana ibyaha, agatakamba Imana ikamukiza. Imana idufashe cyane. Tugiye gusoma rya jambo ry'Imana riri mu Baroma 8 umurongo wa 31 tugeze ku wa 37. Dufatanye. Haranditse ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yesu adufashe cyane. Ariko nari nsubiyemo iki gice cya 35 havuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese n'amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa n'ukurenganywa, cyangwa n'inzara, cyangwa n'ukwambara ubusa, cyangwa n'ukuba mu kaga, cyangwa n'inkota? Ibi byose bene data murabizi neza yuko tubicamo, kandi mbivugiye yuko haje iki cyorezo cya coronavirus cyakwiriye isi yose. Ariko umukiranutsi azabishwaho no kwizera, nta kundi twabigenza, no kubyakira ariko tugasenga. Ariko ibyo byose ngo nitubibona, ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kuba hari uwo byagezeho, kuba hari uwo bitagezeho, uwo bitagezeho si uko ari mwiza kurusha abandi, kandi n'uwo byagezeho ntago ari mubi kurusha abandi. Imana idufashe cyane. Kuko iyo dusomye mu Baheburayo ibice 13 umurongo w'8 haranditse ngo Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi ni kwari. Reka tuhasome Abaheburayo ibice 13 umurongo w'8 haravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kwari, kandi niko azahora iteka ryose. Imana idufashe cyane. Bene data, ntitwirengagize yuko twabwiwe mu bihe by'imperuka ko hazabaho indwara z'ibyorezo, ko hazabaho imitingito. Ariko ibyo byose ngo ntabwo ari imperuka izabibaye, ahubwo hari ibihe bigenda bitwereka kuza kwa Kristo. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe, nawe ntazi igihe, kandi nta nubwo tugomba guterwa ubwoba no kuvuga ko Yesu azagaruka. Uko yagiye niko azagaruka, ahagarare ku musozi wa Elayono. Haleluya. Rero ntabwo dukwiye guhindishwa imishyitsi nibi byose. Nibikugeraho ugataha Yesu utahe, nibitatugeraho tugasenga Imana ikakuraho iki cyorezo, kuko yaravuze ngo iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe ngo abari kumwe nabo. Nidusenga Imana yacu ikatwumva ni byiza, kandi nanone niyemera hakagira uwo bigeraho yiyeze atahe. Ariko ntabwo tuje kubatera ubwoba, ahubwo tuje kubibutsa urukundo rwa Kristo, ineza ye, kandi ko amatwi ye ari kubakiranutsi. Imana idufashe cyane. Hari ahandi hari ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere, ndumva ariho nshaka kurangiriza. Igice cya mbere n'umurongo waho wa 2 haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bibi.
ibi tugerageza bitari bimwe rero ni ibi byose. Iyi ndwara iri buzane inzara, iyi ndwara iri buzane ibintu bya ekonomi nyine murumva nyine biragwa hasi. Hariho abatiteguye, hariho abarya kuko babyutse. Rero ni ugusenga impande zose, si ugusenga ngo coronavirus yahagarare gusa, ahubwo n'ubukungu bw'isi tubusengere kuko biri bugire impact ku bantu batuye isi yose. Kuko hariho abantu baryaga nukura uko bagiye ku kazi, hariho umuntu ntago abantu bose bafite konte ziriho amafaranga. Kandi mwene data, niba ufite ibiro 5 wibuka umuturanyi wawe umufashe, cyane cyane ndabwira abantu bari muri Afrika bari muri Amerika ho nukwikoca nibyo ngibyo ntawe uzi niba utariye cyangwa wariye. Ariko ahangaha ho hari igihe leta yibuka abaturage kubera ubushobozi bwinshi, suko natwe leta yacu itatwitayeho ahubwo itwitayeho. Nibo ba mbere bafashe icyemezo cyo kuzana ibintu byo gukaraba mu ntoki bigaragaza ko itubereye maso. Rero dufashanye, urukundo rwacu nirube rwa rundi rwo kwikunda gusa. Niba ufite imineke 2 umuturanyi abana be ntibasonze, niba ufite ibiro 5 by'isukari reba umuturanyi wawe ko yariye. Bene data, igihe iki cyorezo kikimeze gutya ni mugaragaza urukundo nyarukundo, nubwo waba ukirijwe nubwo waba udakijijwe. Ibi bintu twarabibonye muri jenoside, tugenda duhishwa n'abantu badakijijwe, duhishwa n'abantu twita abapagani. Rero mwere imbuto zikwiriye abihannye mu gihe nk'iki ngiki. Imana idufashe cyane. Haleluya. Twebwe turi kure, ntacyo twakora, nago ibintu byinshi byafunze, ariko turabibutsa ngo niba uri umukristo garagaza urukundo rwawe. Niba umuturanyi wawe ashonje, niba afite umwana w'uruhinja, nyamuneka ntimurye mwenyine, ndabinginze ngo nimurye mwenyine, twese tube magirirane, kuko Imana ifite iminsi yateguye iki cyorezo kigacaho. Ni ukugira ngo gusa twemere ko ubwenge bw'abanyabwenge bugeraho bugarukira. Bombe atomike haraho itarasa, haraho itarasa, ariko ubushake bw'Imana yacu ni bwiza. Rero mureke ngo kwishima n'ibituguye gitumo byo yewe ntago mbizi ko nabishobora, ariko turagerageza. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.